Mwongeye kwirwa neza bakunzi ba One Fox TV show nkuko mubizi rero bundi n'udushya gusa. Uyu munsi rero turi kwirebero turi ahantu bita Bahai Center, twaje muri event yo kwibuka intumwa y'Imana Abdul Baha. Rero nkuko mubibona turi hano kwirebero, hari abantu benshi, hari abazungu, hari abirabura, hari abantu benshi batandukanye. Twaje kumwibuka, murabizi n'umugabo ufite amateka menshi cyane, yafunzwe imyaka 40, yakwirakwije ubutumwa bwiza mu bantu. Rero ni mwubwo rwego twaje hano kwirebero kugira ngo kumwibuke, twizihize n'ibikorwa byiza yagiye akora. Tabatindiye rero nagira ngo mukomeze mukurikirane ubutumwa bwe yagiye atanga, mu inama yagiye agira abantu, mukurikirane amateka ye yakoze akiriho. Hahandi mwabibonera ni kuri One Fox TV show. Tabatindiye reka mbaye ikaze mukurikire ikiganiro. Murakoze cyane. Iyi ntumwa y'Imana navuga nuko ikiri ntoya yagize ubushobozi bwo kubona se abonekerwa akanahindurwa, ariko se ahindurwa kubera iyo mpamvu se asiga avuga ati ababahayi bose n'inyo ku muntu yose itegerezwa kumukurikira, ikamukurikira nk'umwigisha mukuru ku isi yose. This personage was privileged to live with his father and to witness his father in all aspects of his life. And when the father passed away or ascended, the father left a testament appointing him as the sole representative, who would pursue his action, and called upon all the Baha'is and everyone to follow him. Abdul Baha ariko kubera iyo mpamvu, kubera gukurikira inyigisho za se, yaje guhura n'ibibazo, aza gutotezwa kubera inyigisho yarazanye z'urukundo. Nkuko tubiza abantu ntabwo biba byoroshye, tunakurikiye ama histoire ya Yesu Kristo nawe yaratotejwe. Ubwo dukurikije nawe nuko nguko yahuriye n'ibyo bibazo mu gihe yari arimo ashira mu bikorwa inyandiko za Baha'u'llah. Abdul Baha was not spared the persecution that was reserved to his own father. Because he was the representative of his father and was closest to his father, he was also personally persecuted throughout his life. And this is nothing new. We find that all great messengers of peace and good news and change in society in history have been persecuted. The Christians know that the same thing happened to Jesus Christ in his time. Rero nkuko nabivuze, kubera iyo mpamvu aza kuza gutotezwa, aza kwirukanwa n'umuryango wiwe aho avuka muri Irani y'amavuko muri Baghdad, bigera naho bamushira mu buroko y'aba Ottomani ahantu hitwa mu mujyi bitwa Acre. He was persecuted since his early age in his own motherland, until he was exiled by force in different places, until he was put in the worst prison in the whole of the Ottoman Empire that ruled that area in that time, in a city called Akka. Ubwo rero mu byo byose ubwo gutotezwa no kushirwa mu buroko, ntabwo yigeze acika intege. Yakomeje afasha umuryango we, akomeza arasenga, akomeza yerekana urugero rwiza, afata neza umuryango wiwe, no kuvuga ngo banyina n'abashiki be, gushikaho bagera bakaba bakuru. Urumva nyine ntabwo yigeze acika intege na gato. Kuri iyo mpamvu rero Baha'u'llah
yasize avuze ko ari we niwe ikiragano kiri hagati y'umuhungu we, ko ababahayi bose n'inyandiko zose n'abantu bose baturutse ku isi bakagombye kumukurikira nk'urugero. Asigana anaraze ko Abdul Baha ari we urugero rwiza, kandi koko yari urugero rwiza. Niyo mpamvu uno munsi twaje kugira ngo twese hamwe dusangire ijambo, turebe ubuzima kuko bwari bumeze. Against all odds, throughout the persecution and imprisonment and all types of difficulties, Abdul Baha was never discouraged. He continued to champion the cause of his father and the cause of peace and love. And when his Father's Day were over, he appointed him his successor, not as a prophet, but as the person who will protect the faith, the person whom everybody will turn to remain united. And he continued his actions that have led us to be here today, and today we are commemorating and remembering him. Abdul Baha yakomeje ntago yagumye mu gihugu cye, yagiye anasura ibindi bihugu byinshi, agenda atanga inyigisho, agenda atanga ubwo butumwa bwiza kugira ngo abantu bakomeze babukurikira. Yagiranye ibiganiro n'inzego nkuru cyane mu bihugu bitandukanye, yagiranye ibiganiro kuva kuri bato kugera ku bakuru, abami, agenda abantu bari mu nzego zikuru, abaperezida b'ibihugu, agenda yigisha ijambo ryiza ry'Imana. Abdul Baha was tireless in spreading the word of God, and he did not do that only in countries where he lived. He traveled large parts of the world, talking to people, large crowds of people, low and mighty, pauper and king. He spoke to all of them, spreading the beautiful message of his father's faith. Twebwe yego mu babahaye ubundi tuvuga ko niyo navuga urupfu cyangwa isi y'umuntu agiye, tuvuga ko ari inkuru ishimishije. Ntabwo n'abantu natwe iyo dupfuye tuvuga tuzi umuntu twakagombye kwishima, ntabwo ari igihe cyo kubabara. Ariko niyo mpamvu turi ahangaha. Ikintu cya mbere tuvuga no kutegezwa gusengera umuntu kugira ngo akomeze, ariko intumwa nk'iriya yego ntabwo twayisengera kuko ahubwo niyo yadusengera aho iri. Rero uno munsi turi ahangaha kandi nkaba mbashimiye cyane, ntabwo nshaka gutinda. Gusa akandi kantu kuko nabonye hari n'abana, Abdul Baha yakundaga abana cyane cyane pe. Abana bari hano babimenye ahantu bari ko yari umuntu yakundaga. Join the choral and the song. Oh Lord, make faces radiant through the light of thy one name. Unite and bind together thy hand. Unite and bind together.
cyane ujye gutangira abibwira muri rusange mwiriwe mbere namwe mwiriwe murakomeye cyane n'amahoro cyane akanyamuneza ni kenshi mu isura yacu cyane rwose gusangira ku byishimo cyane rwose namwe bibagereho so mwatangira mwibwira abantu badukurikira ngaha yewe nitwa Methode Sentabyo ndi umunyarwanda usanzwe ukora imirimo isanzwe ariko hano kubera ko ndi mu idini ryitwa Baha'i Faith cyangwa kwemera kwa Kibahayi uyu munsi turizihiza imyaka 100 ishize umuntu wari ufite umwanya ukomeye cyane muri iyo dini yitabye Imana cyangwa yatabarutse yakoze ibintu bikomeye cyane yari afite umwanya ukomeye cyane mu mateka y'iryo dini uyu munsi rero tukaba tumwibuka ariko kubera ko twe iyo umuntu yitabye Imana twemera ko abagiye heza nubwo tubabara ko agiye nubwo tuzamukumbura ariko ntabwo tubona ko urupfu ari inkuru mbi muri ibyo rero kuba turi hano turamwibuka n'ibyiza yakoze cyane cyane n'amasomo umuntu yavana mu buzima bwe n'inyigisho yadusigiye yitwa Abdul Baha. Abdul Baha bisobanura ngo umugaragu w'ikuzo niryo we yiyise ariko izina rye bwite yahawe na se ni Abbas Effendi. Abbas Effendi akaba yari umuhungu w'imfura w'uwo twebwe twemera ko ari intumwa witwaga Abdul witwaga Bahaula nako witwaga Bahaula ariko ibyo ni ibindi twaba tugiye kuvuga intumwa ubweyo n'ibyo yigishije ariko uwo twibuka uyu munsi n'umuhungu we witwa Abdul Baha. reka tumere nk'abasubiyemo gato mbere yuko tugera kuri uyu munsi turimo kugeza ngaha imyaka amaze ariva mu Imana kufunga ubwo akajya abaheza twese duharanira mbere na mbere ubundi idini ry'Ababahayi ryatangiriye he intego yawo cyangwa se intumbero ryazanye bitandukanye n'andi madini idini ry'Ababahayi ntabwo twavuga ko ari idini ritandukanye ni rya dini ry'Imana rimwe rikurikira tw'Ababahayi twazanye imyumvire no gusobanukirwa gushya ayandi madini yo kwisi yose adafite kuko bo bafata ko batandukanye bafata ko hari amadini menshi twese ko tubifata twe dufata ko idini ry'Imana ari rimwe gusa ariko ko Imana yagiye yohereza abantu bita manifestations mu cyongereza ni ukuvuga abantu Imana yahaye ububasha burenze ubwa kimuntu ikabaha ubutumwa ngo bagende bigisha abantu kuko isi irahinduka imibereho ku isi irahinduka ubwenge bw'abantu biriyongera ibibazo biba bitandukanye twemera ko mu bihe bitandukanye by'amateka y'isi turimo Imana yohereje abantu nk'abo benshi kuri iyi si ariko ikabohereza ikurikije ibikenewe muri icyo gihe we rero twumva ko yaje kwigisha iyi si imaze guhinduka nk'umudugudu umwe azanye amategeko n'inyigisho zizadufasha kubaho nk'umuryango umwe w'abantu ibyo bikaba ari ibintu bishya bitigeze bibaho mu binyejana no mu binyagihumbi byashize rero ngiki cyo twumva twebwe nk'Ababahayi intumwa yacu yaje yigisha ijambo rya mbere ni ubumwe bw'abantu bose batuye iyi si ibyo twemera bikaba ari inyigisho zizadufasha kubigeraho mu mahoro. Ukuvuga ngo Ababahayi bamaze igihe kingana iki ku isi naho mu Rwanda bakaba bamaze igihe kingana Ababahayi baje ku ngoma ya gikolonize bake cyane hano mu Rwanda ariko rigenda rikura buhoro buhoro ibihugu isi ririmo mu isi ni byinshi niryo dini risakaye hose nyuma y'idini ry'Abakristo kandi muza Abakristo simbavuga Abagatolika gusa cyangwa Abaprotestants gusa mbavuga Abakristo bose bakomanyirije hamwe Ababahayi nibo bakabiri gusakara nose simbaho nibo benshi mu bwinshi ariko nibo benshi mu duce twose tw'isi bakomoka mu moko yose bari mu ngeri zose z'umuryango wa kimuntu nibo benshi ku mwanya wa kabiri uvuga ngo aho uzajya hose uzahabasanga mwakomeje ku kintu cya manifestation gusa ngewe ubwo mwigishaga aricyo bumvise neza hagati ya manifestation n'abaprofete na profete manifestation ni irindi jambo rivuga profete gusa ariko urabizi ko amadini afite imyumvire itandukanye n'abo bantu bari hagati y'Imana n'abantu bamwe bafata ko ari Imana abandi bagafata ko ari umuntu abandi bakayoborera uko babyita twere Ababahayi uko twabisobanura tuvuga ko Imana ifata umuntu akamwitoranyiriza ikamuha ubumenyi ikamuha ubwiza ikamuha ubutungane mbese
ibyiza byose Imana ifite ikabimushyiramo yarangiza ikamuha ubutumwa ngo nabushyire abantu bitewe rero n'ukuntu abantu bigishijwe ubwo bitewe n'idini ryawe ubyumva ukwawe uwo muntu ngo mwite iki ariko umwisi Imana byaba byo ukaragaragaza ibikorwa bitandukanye by'abantu umwisi umuntu byaba byo kafite amaguru n'amaboko nk'ayanjye nk'ayawe ariko gusa aba ari ikiremwa kidasanzwe Imana yihitiyemo ikagiha ububasha n'ikuzo n'ubumenyi birenze ibya kimuntu akaba ari nayo mpamvu ari wihitamo ko ntuko niwe rero twita manifestation of God ariko ushatse gukoresha izina ngo intumwa naryo barikoresha hari icyo bavuze muri iyi minsi hari abantu bakunda kuvuga ngo abahanuzi bakibaho cyangwa se ngo bararangiye ese nk'amwe mu idini ry'ababahayi mwizera ko abahanuzi bakibaho cyangwa se hari abandi bakivuka twebwe twizera ko iyi si izakomeza twizera ko ubuzima bw'abantu buzakomeza iyo tuvuze ngo umunsi w'imperuka dusoma mu bitabo byinshi bitagatifu twebwe ntago tubifata nk'uko amagambo dufata ko hari ikishi nyuma hari icyo bishatse gusobanura ufashe ibyanditswe bitagatifu ugashaka kubifata ibyo bita literally watakara cyane nacyo gituma usanga abantu benshi b'intiti cyangwa abahanga bavuye mu idini bagati ntimukatubeshye mushushanya ibintu science ikoranabuhanga ritwereka ibintu ntago wabihinyura kuko ibyo mutubwira mwebwe mujye mubwira abana badasobanukiwe ariko twabahaye turavuga tuti ubumenyi science n'idini bigomba kujyana ni ukuvuga ngo za nyigisho z'idini tujye dusobanukirwa icyo gishaka kuvuga dusobanukirwa icyo gishatse kuvuga umuhero w'isi rero cyangwa umunsi w'imperuka kuri twebwe nibyo koko ariko bisobanuye guhinduka kw'igihe runaka ni igihe runaka kizahinduka mu mateka y'isi ntago ari isi tureba aya mabuye n'ibi byatsi n'ibi biti bizashya cyangwa bizasenyuka Imana nta nubwo ibyo bishishikaje kuvuga ngo isenye isi ikore iyo mikino imeze nk'iy'intambara yo guturitsa aka kabumbe turiho Imana ntacyo byayongerera gusa irashaka kuduhindura impinduka zikomeye cyane zigomba kubaho muri iyi si nibyo twita umunsi w'imperuka ni nabyo twita gucirwa urubanza ababishoboye kubikurikira n'abatabikurikira ariko amaherezo ahisigana twemera ko ari heza kurushaho ivuye hari ibyo bavuga ngo ni science figure cyangwa se science propre hari umuntu ushobora kumva nk'ibyo murimo kutubwira akafata mu buryo buri science figure ntayifate mu bundi buryo idini ryanyu ry'ababahayi riri mu bemera ko nyuma y'ubu buzima turimo ahangaha hari ubundi buzaba hazaho gusohoka cyangwa mwe muvuga ko iyo umuntu apfuye agenda nta kintu kizaba nyuma twemera ko iyo umuntu apfuye hari ubundi buzima nk'ayandi madini menshi twemera ko ubuzima buri aha ku isi ari bugufi cyane kuvuga ngo kuzuka murakwemera si no kuzuka ntabwo roho ipfa hapfa umubiri niko tubyumva mu magambo make nibyo ariko amadini yose agenda bisobanura mu buryo butandukanye twemyumvire yacu nuko ubuzima buri kuri iyi si tububeraho gutegura ubuzima buri imbere ntabwo umuntu akwiye kurambiriza ku mitungo no ku byubahiro no ku by'isi yego turabikeneye ngo bidutunge ariko cyane cyane cyangwa ubwo no gutegura ubuzima buri imbere kuko ari nabwo burebure ni nabwo bwiza kurusha ubundi aho umuryango w'abahayi uhuriye n'abayisilamu ni naho uhuriye n'abakristo ni naho uhuriye n'abadiventiste ni naho uhuriye n'andi madini y'isi yose gusa umwihariko nuko aho ryatangiriye mu gihugu cya Perse icyo gihe cyitwaga Perse ariko cyitwa Iran idini ryari rihiganje ni idini rya Islam ababahayi rero batangiriye muri icyo gihugu ariko ni nk'uko wavuga ngo ese ko Yezu yaje muri Israeli muri Palestina y'icyo gihe ese Yezu ni umuyahudi ushatse kuvuga ngo yari umuyahudi ntiwabubeshye kuko nibo yavutsemo niho yakuriye ariko inyigisho ze yaje aje kuvugurura idini rya Kiyahudi yaje azanye idini ry'isi yose idini ry'abahayi ni iry'isi yose ntabwo rifitanye umubano urusha uwo rifitanye n'ayandi madini n'idini rya Islam
reka tumere noneho abagiye mu nshingano zanyu turetse tumeze nk'abazamuka gatoya hari indi mirimo mukora itari yanga yo mu idini navuga n'uburyo bwa politiki kuko abanyamategeko n'ibese akenshi umuntu abonye umunyamategeko mu idini akeka ko nyine ashobora kuvuga ati uriya muntu ashobora kuba adasenga neza ntabwo kumwizera muza gute politiki n'ibintu by'amadini ku buryo umuntu ubona avuga ati umuntu arasenga ntabwo yaje hari ikintu gishobora kuba kimaze mu idini ryacu ese ni ukosora gato cyangwa gusobanura icya mbere ntabwo ndi umunyamategeko nta na politiki ndimo rwose mu myumvire yanjye politiki ni ukumenya ngo igihugu tubayemo kibayeho giti gifite ibihe bibazo cyabona ibihe bisubizo nk'umuturage usanzwe nanjye byaba bibabaje byambabaza n'ibyaba bishimishije byashimishije ariko ababahaye ntabwo tujya muri politiki yo kugira imyanya y'ubuyobozi mu mashyaka ibyo rwose niko bimeze kandi zivuga ngo nuko ari mu Rwanda n'isi yose aho wajya hose niko bimeze ariko bitavuze ngo ntabwo turi ba n'ibinde dufite inshingano yo gukurikiza no kuba intangarugero muri gahunda zishyirwaho n'abayobozi n'ibihugu dutuyemo icyo tugamije si ukurwanya ubuyobozi tugamije ni ugufasha ubuyobozi kugira ngo twese tubashe gutera imbere rero jyewe nta kibazo binteye na gato kuba ndi umubaye nta n'ikibazo binteye kuba afite izindi nshingano zanjye z'ubuzima busanzwe umubaye ashobora kuba ari umubaji ashobora kuba ari umucuruzi ashobora kuba afite iyindi mirimo akora imubeshejeho ko twebwe ntabwo tugira icyo bita clergy nta bantu tubona abayobozi nk'abakozi b'Imana twese turi abakozi b'Imana n'imyanya abantu bagira bayigira bayitorewe ku gihe kizwi cyarangira akaba yayivaho cyangwa yayikomeza akayikorera ubuntu kubw'ibyo nta bantu batunzwe n'idini babaho kibahaye